Hamjambo, habari za siku nyingi. Habari ya kazi. Na habari ya kazi. Hawa ambao hawana uniform nao wanafanya kazi kubwa sana. Mumeze neza? Akazi karagenda gate? Nishimye kubona uyu mwanya ngo nze tuganire, ariko mbonereho nuko bashimira akazi kenshi gakomeye kangombwa mumaze igihe mukorera igihugu. Iyo mukorera igihugu namwe muba murimo, muba mukora akazi kanyu, sibyo? Uyu munsi rero mboneyeho umwanya wo gusubiramo ibintu bimwe na bimwe twiga mu mateka yacu. Amateka yacu yatwigishije byinshi tugomba kubakiraho, byinshi birimo akababaro, birimo ibihe bikomeye, ariko nubwo hari ibyo bihe bikomeye, hari ibintu byinshi, ingorane nyinshi igihugu, abanyarwanda bahuye nabyo. Icyangombwa ni uko u Rwanda rutazimira. Abanyarwanda, abemera Imana ubwo birabareba, ariko nabyo bifite agaciro kabyo. Uwaremye u Rwanda, uwaremye Abanyarwanda, ashobora kuba ariho, ariko ibyo ari byo byose icyo nzi ni uko atari umuntu nkatwe, yaba ava mu bihugu bikize, yaba ava mu bihugu bya kure, nawe yaremwe nk'uko twaremwe. Ntawe udufiteho uburenganzira rero n'umwe. Nubwo amateka yacu muri ya masomo navuze twiga, mu masomo twiga y'ibiba hirya no hino ku isi hose, tuvanamo ko hari abashaka kwigira nk'aho baremye abandi, ariko ntibyo, ntabwo ari byo, si byo. Nta baremye abandi, nta baremye, niba hari abaremye abandi, abo baremye n'abahandi ntabwo ari abo mu Rwanda. Icyo bivuze rero ni iki? Icyo bivuze ni uko twebwe nk'abantu twigenera, twibeshaho. Niyo ibikubeshaho bitaba byuzuye, bikaba byaturuka ahandi, bigomba kwiyongera ku byawe, ntabwo biza bisimbura ibyawe, ntabwo biza bikwambura uburenganzira wifiteho.
ubwo icyo ari cyo by'ubunyarwanda by'u Rwanda, ahubwo byiyongera ku byawe ndetse ukaba wanabishimira uwabiguhaye. Ariko uwabiguha ntabwo bimuha uburenganzira bwo kwitwara nk'uwakuremye. Ntabwo bikwiye kubaho. Ibyo byose ndabivugiriye. Ndabivugira kugira ngo mbihereho nsobanura inshingano nk'Abanyarwanda muri rusange dufite, ku buryo bw'umwihariko abajyanye n'uyu mwuga wa RDF, ingabo z'u Rwanda, ingabo zifite inshingano nini. Buri munyarwanda yifiteho inshingano, RDF ifite inshingano ku gihugu kugira ngo kibe ko gikwiriye kuba kimeze, ifite inshingano yo kurinda Abanyarwanda, kurinda ubusugire bw'u Rwanda, kurinda Abanyarwanda, kugira ngo bya birura murabizi, ibirura, hari abantu b'ibirura bameze, uhindukira wareba hirya bagashikura akawe bakagatwara, cyangwa se nawe bakagutwara. Ariko RDF icyo ishinzwe ni ukurinda u Rwanda, ni ukurinda Abanyarwanda ngo batazaribwa n'ibirura. Murabyumva? Niyo mpamvu mu kubashimira natangiriyeho, kurimo akazi muri iyi myaka ishize itari myinshi cyane, ariko na mbere yaho ubu u Rwanda ruba, hari ibihe bigenda bikagaruka. Nta myaka 3 cyangwa 5 se irashira kuva aho tubereye aha, buri myaka 31, buri myaka 5, ubwo ni inshuro 6 hatabaye, imyaka 5 ntishira hatabaye icyugariza u Rwanda. Ibyo byugariza u Rwanda ntabwo bituruka ku Rwanda, bituruka ahandi. RDF mu nshingano zayo, cyangwa se n'u Rwanda ubwarwo, ntabwo rubayeho, ntabwo RDF ibayeho ariyo gushotorana. Ntabwo dushotora. Nubwo muri uyu mwuga wa RDF urimo kurwana intambara, kurasana rwose, kandi kurasana bivuze harimo abapfa, harimo abakomereka, ariko ntabwo intego ari ukwica cyangwa ari ugukomeretsa.
keretse iyo abandi batumva u Rwanda, badakunda u Rwanda, badashaka u Rwanda, bateje intambara ku Rwanda. Icyo gihe wa mwuga niho uzira noneho mu nshingano nyakuri. Icyo gihe intambara irarwanwa kandi tugomba kuyirwana tugira ngo tuyitsinde, ntabwo ari ukurwana birimo kubabarira cyangwa se gusaranganya ngo nakoze bimwe aha reka njye gukora n'ibindi aha, reka tubyoroshye. Turabikomeza ahubwo bikagera kuri buri wese, kuri buri wese mu bari kuri urwo rugamba, yaba twe yaba abanzi b'u Rwanda turwana nabo, tugira ngo bibagereho, banabyumve, bumve ko intambara bashoje batari bakwiye kuba bayisoza. Niba bakunda intambara bazayitwara ahandi, ntibazayizane ku Rwanda. Rero murabizi ntabwo imyaka irashira ari myinshi, iyo ubona abantu bajya ku maradiyo nta soni, nta kwikanga, bakavuga ko bagiye gusenya u Rwanda, bazavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda, bashyireho ubwo bashatse, bazica bakize abo bashatse, ku maradiyo bakuru b'ibihugu bakabivuga. Ibyo bidusubiza inyuma bamwe, tukumva muri ya mateka, tukumva noneho hari abashaka rero kugenera u Rwanda ibibi. Burya ni ukuvuga rero ngo tugomba guhora twiteguye, kuko kugirira nabi ntitumenya aho avuye, ntitumenya igihe abishakiye, ariko wowe ugomba guhora witeguye. Nk'abo bashakuje cyane bakavuga ko bagomba kugirira u Rwanda nabi, sinabinyura iruhande, ariko sindi buvuge byose. Niho natangiriye mbashimira, kubera ko babonye ko kugira u Rwanda nabi bitoroshye. Wenda nibamara kuruhuka nyuma y'indi myaka 5 bazongera bagerageze, ariko bizaba nka kwa kundi cyangwa birusheho kuba bibi ku bashoje intambara ku Rwanda. Nibyo RDF mbere na mbere ishinzwe, ingabo z'igihugu, abashinzwe umutekano bose w'igihugu bafatanije, nibyo dushinzwe. Ariko nanone
ntabwo nshaka kubivuga gusa ngo bibe imvugo, kugira ngo tube dutyo, tube ingabo n'ab'umutekano duhora twiteguye guhangana n'ibibazo bigamije kugira nabi igihugu, bifite icyo bidusaba. Bidusaba byinshi. Icya mbere ni ukumva neza iyo nshingano kuri wowe ubwawe no ku gihugu muri rusange. Ndetse waba ukora wa mwuga uvunanye muri bya bihe bivunanye nk'ibyo nari maze kuvuga, ntukore mbese ugakora nk'uwikorera, ukora nk'uwikorera ntawe usiganya, wumva ko ari ibyawe, noneho ugafatanya n'undi wumva ko ari ibye. Niho ingabo z'igihugu zihurira kuri icyo ngicyo, ndetse ingabo z'igihugu zigahurira kuri ibyo hamwe n'abanyarwanda muri rusange mukomokamo, imiryango yanyu, kubababyara n'abandi. Icya kabiri, disipurine nayo ni ngombwa, kuko ituma ibindi ngiye kuvuga bikurikira bishoboka. Noneho muri ya nshingano ukaba umuntu wuzuye. Disipurine ituma uhora utekereza, ureba inshingano ufite n'uko ugomba kuyuzuza, akaba aricyo kintu cya mbere cyiza mu bitekerezo byawe, cyo cya mbere kibanza. Niba ugiye mu mahugurwa nk'aya, ukaza uje gukora amahugurwa, wigamo byinshi. Ukaza uje kwiga, aricyo utekereza mu mutwe wawe. N'ibyo wigishwa nabyo bifite icyo bigamije ku buryo butandukanye, akaba ari byo ushyiraho amaso yawe. Ndavuga nk'iki: tutaraza hano jyaho nabanje banyerekaga uko mutegura, uko mwigishijwe, uko mutegura urugamba iyo mugiye kurujyaho. Nibyo ugomba kubyumva. Cya kabiri, ibivugwa bisobanurwa hariya ugomba kuba utekereza uko bishyirwa mu bikorwa umunsi ku wundi. Ntabwo ari kubyiga gusa ngo ugire ubumenyi, ni ukubyiga kugira ngo niba ufite ubumenyi ubuhereho ujye mu bikorwa. Ikindi, by'umwihariko hari ibintu byinshi biri muri ibyo mwiga bijyanye n'urugamba. Niba ari ugukoresha iriya mbunda cyangwa izindi zitamuritswe hamwe, kwiga kuzikoresha kugira ngo bigere gute? Kuzikoresha kurasa umwanzi, kurasa wakuzanyeho intambara,
kuyikoresha gute rero? Kuyikoresha gute? Ntabwo ari uyifata ugafata imbarutso ukarasa amasasu gusa, ntabwo uba warwanya. Ririya sasu risohoka rikwiye kugenda yanditseho izina y'uwo urigeneye. Urumva icyo nshaka kuvuga? Gufora murabizi, urafora. Ntabwo ari ugufora gusa ngo ure kuri isasu rigende. Urafora rikagenda ugahamya. Iyo ugiye gutangira 1, 2, 3 kuri target imwe bitajyaho, ubwo hari ikibazo. Hari ukuvuga ko muri ya masomo cyangwa se muri wowe na nyuma y'amasomo hagomba kuba hari ikibazo ugomba gukosora. Kuko iyo utabikoze utyo n'undi arafora, sibyo? Aragutanga, uraguma muri ibyo ubahatisha, baraza kukubona. Ariko hari n'ikindi, ubu kijyanye noneho n'ibijyanye na economy y'ibyo dukoresha. Nujya kugera kuri target ari uko wakoresheje amasasu 10, amasasu 10 ni ukuba n'andi 10 n'abandi 10 n'abandi 10 yabaye menshi. Ese uzajya uhora ubona amikoro yo guhora ugura amasasu yo kwangiza? Kandi hari amasasu amwe, hari ibisasu mwita ibisasu bimwe bisigaye bihenze cyane. Hari ibisasu kimwe gisigaye kigura nk'amadolari 3,000, 5,000 rimwe. Ntabwo nirwa njya mu magambo menshi abisobanura. Niba mwiga, niba mukurikiza umwuga murabyumva. Niba ari icyo ugomba guhanura mu kirere, ukohereza kimwe, ukohereza ikindi, ushakisha, ubwo kimwe 5,000, wohereje ikindi 5, urahushije ibindi 5, ubwo ni 15,000 ushakisha by'amadolari. Iyo ntambara uzayirwana ute? Ayo mikoro azava he? Ubu ni ukuvuga ngo urafasha umwanzi. Umwanzi ashobora no kukwihorera ya masasu ahenze akabanza akagushyiraho, sibyo? Ibyo ni byo mukwiriye kuba mutekereza inyuma y'ibyo byose byaho munyura, ibyo mwigishwa, ibyo mubwirwa. Komba guhamya intego, ugomba kumenya gukoresha igikoresho nka kiriya cyangwa n'ibindi ndetse bikomeye cyane kurusha. Ugomba kumenya kubikoresha. Ntabwo ari bya bindi bya kera cyangwa by'abantu bemera indagu. Indagu murazizi, ntabwo ari byo kuraguza. Iyo babigiyemo kabaye, barakwica rwose. Umuti uri muri wowe, uri mu cyombo cyawe, uri mu ko ugikoresha.
n'uzakubeshya ibindi uzamenye ko ariho yakuguriye kofini. Ni iki? Isanduka. Uzakubeshya ibyo bindi ko hari ibindi bibigena, yakuguriye isanduka bazakubikamo. Nta bundi buryo. Ariko si wowe gusa, nutuzuza izo nshingano ukajya muri iyo sanduka, iyo sanduka wayishyizemo n'abandi abo wagombaga kuburengera utashoboye gukora neza, bakagerwaho n'umwanzi nabo. Icyo gihe bagendera gutyo nk'uko byakugendekeye. Turabyumva ibyo ngibyo. Rero hari ibikoresho, hari ibikorwa remezo, hari ubumenyi, hari ubushake, hari disipurine bigomba kujyana nabyo. Niko bibaye, nta kundi, niko biri. Iby'umwanzi ntawe ubigena, ntabwo uzamenya umwanzi. Urabizi hari n'umwanzi gusa mutagira n'icyo ubundi mufite mupfuye, akakureba gusa kumva umuteye ikintu hano utari kuyiwe. Waba ufite n'akantu ufite akakakwangira gusa. Yaba yahuye n'ingorane zaturutse ahandi, akazihimba ko ari nawe wazimuteye, bigahora bityo. Ntabwo umwanzi, erega n'aba duhangana nabo buri munsi, babandi navuze bigenda bigaruka buri myaka 5, 10, ubundi ugiye kureba hari abo dufite ibyo dupfa nabo, nk'izi nterahamwe, aba mujya mwumva FDLR n'abandi bazishyigikiye, abo dufitanye ikibazo pe. Ariko abagiye kubashyigikira cyangwa ababashyigikira, abo ngabo ni abanzi bizanye gusa, bafite kudushakaho ibibazo nyine. Nibo bavamo abavuga ko, bakabivuga no ku mugaragaro nta soni, ko bazatugirira nabi. Ndetse ntibigarukiraho. Aya mateka yacu tuvuyemo, sinirwa njya mu ya kera cyane, hari ya kera y'ubukoroni n'ibyavutse kubera ubukoroni, bikagera ku bibazo by'imyaka 31 ishize. Ntabwo ari izo nterahamwe gusa, ntabwo ari abo bazishyigikira ku mugaragaro, aho bakavuga no ku maradiyo ko bazica u Rwanda, abanyarwanda bazatera bakaruvuyanga uko bashatse. Hari n'abandi bo hanze hirya muri ibi bihugu byitwa ko biteye imbere, babirimo nabo, babirimo ku mpamvu nyinshi, ku buryo bwinshi. Impamvu ya mbere, ibyo navugaga by'ubukoroni se, ubundi uwakuzanyeho ubukoroni ni uko abagukunda. Icya kabiri, kubera ayo mateka rero nk'ayo, bashaka kubipfundikira, kuko ni nayo yavuyemo n'ubwicanyi, kwica abantu kubera icyo bari cyo. Hano mu Rwanda twabonye imyaka 31 ishize, miliyoni y'abanyarwanda bagapfa, babifitemo uruhare. Nyuma yabyo rero
bagerageje kugenda bahisha urwo ruhare uko baruhisha baragenda amateka bakayahindura bakayagira ukundi ndetse bagashaka kwerekana ko abishwe ari ikibazo cyaturutseho ntabwo ikibazo ari icy'abishe ikibazo bakigize icy'abishwe ni nko kuvuga ngo nibo babiteye ubwo iyo bazanye interuro nk'iyo icyo bivuze ni ukuvuga ngo barakwibagiza ya mateka bagizemo uruhare ndetse wowe wo kubabonamo ahubwo ibibazo bisigare hagati yacu nk'abanyarwanda abishe n'abishwe n'ibyo biri hagati yabo niba mubyibuka neza bigitangira muri UN hari umuntu wavuze ngo ibiriho mu Rwanda by'ubwicanyi igihe abantu bapfaga genocide iba hari umuntu mukuru cyane avuga ngo nta genocide iriyo ni nko kuvuga ngo aba ni abaginga b'abanyafurika bicana nk'uko basanzwe niko babaye abanyafurika baricana bafata amacumu bakicana bafata imihoro bagatemana ni ubuginga bw'abanyafurika ubwo uruhare rwabo bo hanze ruvuyemo hasigaye ubuginga bw'abanyafurika ubuginga bw'abahutu n'abatutsi mu Rwanda ubuginga bw'abanyarwanda baba abahutu baba abatutsi ni abaginga baricanye ubwo interuro irarangiye ni uko abantu bashaka ko ariko abantu bagomba kubyumva niba ariko abantu bashaka ko byumvikana namwe se mwabijyamo mukabyumva gutyo kuko u Rwanda ni urwacu tugomba kururema uko rukwiye abanyarwanda bakaba uko bashaka kuba uzabona rero mu binyamakuru n'ubu ntimubibona ariko mubibona njya mbaza abantu bambuka bakajya nko muri Congo yo hakurya hariya Eastern Congo abantu bavayo batubwira ko uko ibintu bimeze ubu muri za Goma Rucuro umuntu kaza Bukavu mbese mu nkengero zaho hose barakubwira ko ubuzima bumeze neza ubu kurusha uko bwabaye mbere y'ibi bijya kuba ariko ntabwo ariko buri wese abibona ntabwo bivuze ko atari byo ahubwo nimujya gukurikirana mukareba neza n'ubu murabibona abanyamakuru ibihugu nyine ibyo byo hanze bita n'impatsi ibihugu ababikoze abafite ayo mateka bakagerageza kwerekana ko ibibazo ni M23 AFC M23 n'u Rwanda na RDF iyi ngiyi RDF niza kuba iriyo ibyo bavuga ntabwo ari byo yakora RDF ibyo yakoze cyangwa ibyo yakora muribuka ariko abantu bamwe banyuze aha n'amasanarize n'abandi banyuze hano bagaherekezwa bakabaha bayi bayi ngo batahe iwabo neza mu mahoro ni RDF yabikoze RDF y'inyicanyi iba yarabisheka niko byagenze se
hanyuma se ubwo ujya gushinja RDF akavuga ngo niyo ukora ibintu byose bibi muri Congo, muri Eastern Congo, yabihera he? Kandi bakabikora ku buryo ari interahamwe, ari wazalendo, ari government iriho ubu ya Congo, ibyo ikora, ibyo yakoze bibi bigaragarira buri wese, byatumye n'impunzi zivamo zikaza hano, abandi bakicwa, n'uyu munsi abantu barakicwa. Byo ntabwo bajya babivuga, ntaho njya mbona jyewe bivugwa, byandikwa. Ubwo ariko bikubwira impamvu nyine niko bashaka ko ariko biboneka ku kibazo cyose kigize kibaho muri Eastern Congo cyangwa muri Congo yose ni u Rwanda. Ntabwo ari interahamwe, ntabwo ari wazalendo, ntabwo ari government, ntabwo ari iki. Ubwo birumva mwumva aho baganisha. Ibyo rero nibyo biba bikwiriye kuviramo abantu guhora biteguye, dufite umutima wo guhangana n'ibibazo, ntiturambirwe, ndetse tukiga gukora ibintu byinshi nubwo dufite amikoro make, ariko ibyo dukora ndetse bikarenga amikoro dufite. Sibyo? Iryo somo hari uwaryibagirwa. Dukomereze aho twari tugeze kandi aho mugejeje. Wari mumaze kuvugana aho mu by'ukuri ibyo navugaga ko ntawe tujya dushozaho intambara keretse uwayidushojeho. Niryo hame, niwo muco w'u Rwanda wa RDF. Ahubwo twitabira no gufasha abandi babuze cyangwa badafite umutekano. Iyo babishatse bakadusaba ko twagira uko dufatanya nabo, tukabatera inkunga, tugakorana nabo kugira ngo nabo bakemure ibibazo byabo. Bavuze Mozambique, bavuze Central African Republic, bavuze South Sudan, bityo nabo rero muri Eastern Congo iyo badusaba imfashanyo tuba twarayibahaye, usibye tuzanaho ibibazo badutera kuri twe, batubwira ko twe tubibatera. Ariko iyo bashaka ko dufatanya kugira ngo bagire umutekano, natwe tuwugire rwose, niyo ari intego yacu igihe cyose. Ariko ntabwo ibintu byose bigenda nk'uko umuntu abishaka. Tuzakomeza rero gufasha, gufatanya n'ababishaka ndetse n'ababidusabye, kuko ibyo byose aho twagiye tujya n'ab'icyo gihugu babidusabaga. Ntabwo twagiyeyo gusa, ntabwo turi abacanshuro. Dukora ibintu bizima byubaka, dukorana n'abandi babishaka. Ntabwo igisirikare cyacu ari igicanshuro, ni igisirikare cy'u Rwanda kirinda u Rwanda. Undi wagisaba ko bafatanya bakirinda nabo, tuba turi tayari. Ndetse ibyo bituma tugera ahantu dukora n'ibirenza amikoro yacu, nibyo navugaga. Niyo mpamvu cya kintu cy'imikorere n'imikoreshereze y'ibyo dutunze bigomba kugira umwihariko wabyo, kandi tukawuzirikana, tugakoresha bike dufite, tugakora byinshi kurusha,
kandi bikaba ibintu birambye bihoraho, ntabwo ari ibintu byo gukora neza umunsi umwe ubundi bikaba nabi. Dushaka ibintu bihoraho, ibintu birambye buri gihe cyose. Ni wo muco icyo twifuza kubaka mu Rwanda, nta nubwo ari mu gisirikare gusa cyangwa mu byo kwirinda, oya, no mu bisanzwe. Uzarebe hari abantu bagera hano mu gihugu baturutse hanze bahageze nk'ubwa mbere, bibwira ko igihugu cyacu gikize, gifite oil, gifite gas, gifite, naho ubundi ni ukuvuga ngo ibi bintu byakorwa bite? Byakorwa muri bwa buryo babwira bwo gukora no gukoresha neza icyo turi cyo nicyo dutunze. Icyo ngicyo ntituzagitakaze. Ni umuco, RDF ifite amateka yayo, aho ikomoka, no mu nzira yose yo kubaka igihugu cyacu kugeza uyu munsi. Ariko ntibikora yonyine, ibikorana n'inzego zindi, ikorana n'Abanyarwanda. Ni umuco w'u Rwanda mbese uko dukora. Nibyo rero nagira ngo nongere mbakangurire, mpora mbibakangurira, ariko ari uko tuzakomeza. Naho izindi ntambara zigenda zihindura isura, uyu munsi ni urw'amasasu, ibikurikiyeho bikaba iby'abanyamakuru, bikaba by'abitwa human rights. Human rights rero, izi institutions za human rights zo ni nk'aho Abanyarwanda badakwiriye rights, ni nk'aho twebwe nta human rights dukwiriye. Kandi amateka yacu atwereka ko ahubwo nitwe tubikeneye kurusha, ariko bakaturega ko rero intambara zihindura isura. Hari intambara z'amasasu, hari izindi zirimo ubwenge bwinshi, bakakwita icyo utari cyo, bakakwitirira icyo utakoze, bagahora urugamba rwo guharabika, muraruzi. Urwo nirwo rusa nkaho rugezweho kuri twe, ariko rero narwo murufitiye intwaro, ubundi sinzi impamvu namwe mutarurwana. Abantu bajyaho kuvuga gusa, mwe mwananirwa kuvuga se mwabishatse. Ibintu bajyaho bakajya hariya bakavuga, mwagiye mubasubiza ko mwe mufite n'ibyo mushingiraho, mubasubiza, mujye mubasubiza. Izi mbuga nkoranya nkoranyambaga, haruhejweho se, keretse utashatse kujyaho. Ubeshya mwagiye mumunyomoza. Ibyo byamunanira yazana intambara mukamurasa. Ikibazo kiri he? Ni ibyo rwose, ntimukirwe mwivuna muhangayika kubitureba. Aho tuzajya gushoza intambara mu kindi gihugu, ibyo ngibyo nibabibarega bazaba bari mu kuri. Nta mpamvu bikwiriye kuba. Ntabwo turi bagashoza ntambara rwose. Ariko kuba bakarwana ntambara byo turi byo. Biterwa n'aho tuyirwanira n'uko yaje n'ibitureba muri iyo ntambara. Ibisigaye turagumya tugerageze ibishoboka byose, tubagezeho bituma akazi kagenda neza. Mushobora gukora akazi, bimwe muzajya mubyumva ko hari ibyo twaba twifuza ariko tutabona, muzajya mubyumva ko ari ya mikoro
adahagije dufite, ariko nabyo tukabiha igihe gusa, kuko iyo udafite amikoro ubu ntibivuze ko ejo utazayiwe uyafite. Niko kazi turimo, gushakisha amikoro ahora yiyongera ajyana n'ibyo dukeneye, ariko igihe dufite bimwe bishoboka tujye tubikoresha neza, hanyuma ibintu bisobanuke. Hariho n'ibishoboka, nk'ubu twebwe nahoze mbaza kare, n'izi nyubako ziri aha n'ibindi bikorwa, mwari muzi ko hari ibyo dushobora kwikorera tutagombye gutegereza ibiva hanze. Ubu uko muri aha ibihumbi, dushyizeho uburyo buri wese agakoresha intoki ze, shyira itafari hejuru y'irindi. Ntabwo ari ngombwa ngo tujye gufata abantu bazaza bakaduhenda ngo ngewe kugira ngo nshyire mva n'itafari ahandi ishyira aha nubake izi nzu zose muragomba kumpa miliyari 20. Mwabikoze mukazitwara izo 20 mwebwe, cyangwa ntabwo no kuzitwara no kuzizigama ahubwo, kuko ni ibyanyu byose. Reka bari ko dukora rero, reka bari wo muco wacu, sibyo? Icyo narangirizaho, ibyo byose nta wabikora adafite ubuzima, sibyo? Mugerageze kurinda ubuzima bwanyu. Hari inzego zibishinzwe no muri RDF hano, mugerageze mwigishe, mukurikirane. Yes. Okay. Ndishimye cyane rero kuba nabonye uyu mwanya ngo nze tuganire. Mukomeze akazi keza. Asante sana.